Rajya ngo twinjana neza muri operasiyo y'itandukana rya The Ben ndetse n'uwitwa Uwikeza Pamela batandukanye rwose. Abenshi cyane bari kugenekereza neza bakavuga ko aba bombi bamaze hafi igihe kingana n'amezi 5 cyangwa 6 aba bombi baratandukanye badahura, usibye ko bavugana kuri telefone, ariko aba bombi bivuga ko ngo hari umwuka utari mwiza aje kubavuka hagati y'aba bombi. Bifata icyemezo cyo kugira batya biyemeza kuba batandukanye cyangwa kuba bihaye akaruhuko. Ibyo ngibyo biragenda bivugwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ariko ndagira ngo nze babwire ukuri kose kw'ibi bintu uko bimeze nuko bihagaze, kuko abantu benshi cyane batangiye kubyibazaho. Ubwo n'undi uwitwa Ashton Harry yazaga kuba yasura mu rugo rwa The Ben, ariko benshi cyane baza kubona uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa The Ben ateruye umwana. Abantu benshi cyane batangiye kugenda bibaza bati ese Pamela yabaye yagiye hehe, dore ko hari n'abagiye bagenekereza akavuga bati uwitwa Uwikeza Pamela ashobora kuba yaragiye muri business zo kurangura mu Bushinwa. Abantu bagenda bavuga ibintu byo bitandukanye, abandi baje kuvuga ko uwitwa Uwikeza Pamela ngo yari ari mu gihugu cya Tanzania, aho yari ari kumwe n'undi mukobwa ngo mugenzi we, aho n'ubundi ngo bagiye mu bintu bya business byo kurangura ibicuruzwa. Abazi kugenekereza rero naje kuba baza barambwira bati uwitwa Uwikeza Pamela ashobora kuba yarigiye mu gihugu cya Tanzania kujya kurangurayo imyenda, ngo dore ko acuruza imyenda, ariko ibyo ngibyo ntago nari mbizi. Ariko ibyo ngibyo ntago ariko bimeze, ndagira ngo nze twinjane neza turebe uko ibi bintu byose bimeze, uko bihagaze byose, ukuri kwabyo ni ukuhe. Nyuma yaho uwitwa Uwikeza Pamela aje kugira cya agasiba poste zose zari ziri kuri Instagram ye ari kumwe na The Ben, akaza ko yagira cya agasigaza poste 3 zonyine, harimo poste aba bombi bajya mu murenge cyangwa bajya gusezerana mu mategeko, asigaho n'izindi nk'ebyiri z'uwitwa The Ben bari kumwe, izindi zose agira cya arazisiba. Kandi suko wenda bavuga ngo storage ya Instagram cyangwa urubuga rwa Instagram rwakubwiye ko amafoto yashyizeho ari menshi cyane ku buryo ushobora gufata icyemezo cyo kubagira gutya ukayasiba, kubera ko wenda umwanya wabaye mutoya. Ibyo ngibyo nta bihari. Ubwo rero batabibaza ngo ni ikihe cyemezo uwitwa Uwikeza Pamela yafashe cyo kuba yagira cyagasiba poste ze zose yari kumwe na The Ben, agasigazaho izo ngizo 3. Abantu benshi cyane bongeye kuba bagira andi makuru batangaza bavuga bati uwitwa The Ben ubwo hari mu bitaramo bya Sama Country Tour, uyu n'undi bivuga ko ngo uwitwa Uwikeza Pamela ngo yari ahari, ariko abandi bakaza kuvuga ko Uwikeza Pamela ngo atari aha hantu ndetse atayigize anahagera, ahubwo yari yafashe urugendo rukomeye cyane nyuma yaho abonye ibitaramo bigiye kuba byatangira, gafata icyemezo cyo kwiyerekereza mu gihugu cy'Ububiligi, ngo abariho ajya kuba yaryoshya n'inshuti ze ndetse amarayo n'igihe kirekire. Abantu nabonye bandika amakuru nagiye mbona bavuga bati uwitwa Uwikeza Pamela yataye The Ben, nta nubwo no kumusiga ngo yaramutaye, arangije aza kuba yakwerekeza mu gihugu cy'Ububiligi no kujya kwiryohereza hamwe n'inshuti ze zigiye zitandukanye. Rero uru ruko abantu benshi cyane bagiye baruvugamo amagambo agiye atandukanye, ariko abantu benshi cyane ntago nibaza ko iki ari ikintu kimwe abantu batajya batekereza kandi gikomeye cyane, ikintu cyo kwibaza bati ese uwitwa The Ben nyuma yaho umugore ashobora kujya gutya akamutana umwana yarangiza akigendera, byaba ari ihe mpamvu, byaba biturutse hehe? Abantu ibyo ngibyo ntago bashobora kuba byibaza ngo wenda ibyo bintu byazabutse, kuko ngewe mbyumva haciyeho nk'amezi hafi nk'umunani izo nkuru ngenda nzumva zigenda zicacana bavuga bati uwitwa Uwikeza Pamela yaje kuba atandukana na The Ben umwerekeza ukwe, ndetse n'undi aza kuba yakwerekeza ukwe. Ayo nta makuru yagiye avugwa, ariko ayo makuru navuga ko ashobora kuba atari ku kigero cya 98%, kubera ko uwitwa The Ben ubwo yazaga Ashton Hall yazaga mu rugo rwe kuba yaza kugira cyangwa aze gusura uyo The Ben, wabonaga ko The Ben nubwo yarateruye umwana, ariko yari yarageje kuvuga ati hari umushyitsi waje hano kudusura mu rugo, kandi madamu ntabwo wagenda uyu mushyitsi ntamumenyesheje cyangwa wowe ntawamenyesheje ko yaje kuba aza kunsura. Rero arangije agira cya aza kuba yamuhamagara kuri video call, rwose baravugana, ndetse uwitwa Ashton Hall aza kuba yavugana n'Uwikeza Pamela, ndetse benshi cyane bagize batya. Nyuma yaho uwitwa The Ben akaza kuba yasaba ngo undi mukobwa wari uri kumwe n'ubundi n'Uwikeza Pamela nawe amusaba ko yavugisha Ashton Hall
abandi cyane bavuga ko ari mu buryo bwo kugira ngo uwitwa The Ben atange pasi ayihe Ashton Hall, ariko ibyo ngibyo nyine nibyo abantu bavuze, ariko nta wamenya neza niba ariko kuba yaravuganye n'uyu mukobwa aricyo kintu cyari kigamijwe. Rero ntabwo nibwira ko uwitwa The Ben yaba yaratandukanye n'umugore we cyangwa bafitanye ikibazo gikomeye cyane, yari kugira imbaraga zo kugira ngo gutya akavuga ati ngereka mpamagare umugore wanjye noneho muhamagare ngenge. Urumva icyo gitekerezo ntabwo byari kugorana ko cyari kuba cyaza, ndetse n'ikintu iyo kinaza ntabwo byari kuba byashoboka cyangwa twari no kubibona amarangamutima, ariko wabonaga ko uburyo bavuganaga n'umugore we baba byagaragaraga ko bishimye, ndetse ibyo barimo byose ukabona ko bishimye. The Ben buriya n'umuntu ujya unangaza cyane, kuko akenshi cyane hari nk'ibintu nka kumwe abantu bajya basohokera ahantu ukabona harimo abantu benshi cyane bagize batya bakabigira big deal. Hari ahantu komeye cyane rwose nigize ko umuntu yagiye mu gihugu cya Thailand, rwose mbona ni ahantu heza cyane. Ndavuga nti yaba undi muhanzi rwose bagize atya akabitangaza ku buryo isi yose yari kuba ibimenya, ariko ibyo bintu nake nabonye ntago yigize anabivugaho cyangwa bitinde. Wonyeka ko rero umugore wa The Ben ashobora kuba ari muri business arimo gukora, ndetse business zungukira urugo mu rwego rwo hejuru cyane, kuko kubaho ntago wavuga ngo umuntu araza kubagira cyangwa kubera ko uri umuhanzi. Abantu benshi cyane nabonaga banabivuga bavuga bati Uwikeza Pamela ntago yasigana na The Ben nkaho ari manager we, usibye ko ani gihe The Ben yize kuvuga ati uyu Pamela ni manager wanjye rwose. Ariko nyine abenshi cyane bakundaga ukabona barimo baragenda babyibazaho bavuga bati yagiye agira atya byibuze akihugenza. Urumva ko rero byanze bikunze nibyo bikorwa arimo, ndetse bikorwa byiza cyane, ibikorwa bikomeye cyane kandi bigomba kugirira akamaro umuryango. Kuba mwarasezeranye, kuba mubana, ntago bivuze ko aramutse umwe agiye kure kuba yahiga akajya gushakisha ari ibintu bibi cyane. Ni ibintu byiza cyane, ahubwo byerekanaga ko mu rugo abantu bafite gahunda yo guteza imbere urugo. Niba umugore agize atya agafata urugendo akavuga ati ngiye kujya gukora ishoramari wenda mu gihugu runaka, ngende umugabo wanjye tubyumvikanyeho, ndamusigire n'umwana nkuko witwa Uwikeza Pamela yaje kuba bikora, ngende nkore business, nimara kuzikora amafaranga nyinyohereza dukore n'ibindi bikorwa dukomeze kugenda twagura, kimwe nuko dushobora gukora ibikorwa bya kwaguka byaba binini cyane, tukaba twakomeza tukimukira wenda no muri iki gihugu noneho kugira ngo business nzi ko nazikora neza. Kuko ikiza uwitwa The Ben we kuvuga ngo iby'ubuhanzi byo cyangwa iby'umuziki, umuziki washobora no kuwukorera ahariho hose, akavuga ati ngewe noneho umuziki uburyo noneho ngiye kuba nkukora, ngiye kwimuka nsange madamu wenda mu gihugu arimo wenda taranatangazwa, kuko usibye abantu bagenda bagenekereza urabizi nyine abantu cyane cyane noneho kuba bari kuvuga ibi byamamare. Umuntu urya ari icyamamare bagomba kwitegura inkuru nziza, ndetse n'imbi zose zikagira zikagenda zivugwa, ariko ugomba kubyakira ukavuga ati n'undi bavuge ibyo bashaka, kuko burya no kuba umustar yaba atari kuvugwa byaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko burya nabwo ni ibintu byo kuzima. Ariko rero ugomba kubareka, kubera ko wowe n'umuryango wawe muzi uburyo mwubatse urugo rwanyu, uburyo mutwara ibintu byanyu, uburyo mwiyemeje kuzabana. Nk'uko umwe abantu bajya bavuga bati dufite ukuntu tuzabana, njya n'byumva abantu bagiye mu mirenge bakavuga bati tuzabana nk'uko twabyumvikanye cyangwa nk'uko twabigennye, abandi bati ndetse n'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abidusaba, nyine ukumva ko haba uburyo abantu baba barumvikanye mu buryo bwabo. Rero abantu bari kugenda bakwirakwiza ibihuha bavuga bati uwitwa The Ben ndetse n'uwitwa Pamela baje kuba batandukana. Nyuma yaho rero Pamela agira atya akuraho amafoto yo kuri Instagram, akenshi cyane mbagira ngo impamvu yakuyeho agasiga hariya mu buryo bwo kugira ngo nyine abantu benshi cyane batangire kugenda babitekerezaho, bavuge cyane, abantu bamwibaze, kuko buriya biriya bintu nabyo akenshi cyane abasitari bakagombye kubikora mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bavuge, kuko biri kuvugwa akenshi cyane nibyo biba bisaba kurinza uko abantu bashobora kugenda bakakumva waracecetse, nta kantu k'agatende ukora ntakiriga. Buriya icyo twavuga ntabwo umuhanzi nka The Ben mukuru uzajya kubona ngo ubone ngagiza atya afashe wenda bya bindi tujya tubona bano bahanzi batoya bajya bakora, ukabona ngo ni ugutwika kugira ngo baze kuba bavuga. The Ben ni umuhanzi mukuru, kuko kuvuga ngo wenda ibyo ngibyo arabijyamo ni ibintu rwose atakagombye kwirwa ajyamo, ahubwo wenda umugore ukifite ukiri muto ufite akabaraga, ndetse ugikeneye kuba yavuga ati noneho nk'uko The Ben yavuze ati uyu niwe manager wanjye, umugore ashobora gutekereza ati noneho reka nzamwereka akantu kari butume noneho bakomeza kuvuga umugabo wanjye nanjye bakamvuga, ndetse bakabashaka no kumenya ibyo ndimo muri ibi bihugu bigiye bitandukanye. Rero ibi n'ubundi yabikoze nyuma yaho abantu bagiye bavuga amakuru agiye atandukanye bavuga ko abo bombi batandukanye
bitandukanye, noneho we azana verisiyo yo kuvuga ngo reka nkure amafoto, noneho nimara gukura amafoto nshaka nyahidinge cyangwa nyasibe, kuko amafoto n'ubundi wayasibye ntabwo n'ubundi wabura handi hantu uzakura, dore ko bariya bari ibyamamare bafite amafoto menshi cyane. Baterekanya sibe noneho kugira ngo abantu bakomeze bamvuge, noneho banyibazeho, ndetse n'umugabo wanjye bimufashe kugenda izina rye rigarukwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Rero nubwo buryo bwo kugira ngo wenda aba bombi n'ubundi bakomeze bagira bati kugira ngo bakomeze bafate imihanda, kuko umva uwitwa The Ben nyine nakubwiye ko ibyo bikorwa biri aho ngaho biri cheap, adashobora kuba yabyirohamo avuge ngo wenda ngiye kugenda nkora iki kugira ngo mvuge oya, arabyihora. Murabizi neza ko n'uwitwa Munyakazi cyangwa Bruce Melody nawe byigeze kuvuga ko ngo yaje kuba atandukana n'umugore we, ariko ibyo ngibyo arabyihorera, abantu bagenda bavuga ibintu byo bitandukanye, ariko nyine nyuma yaho byaje kugaragara ko uwitwa Bruce Melody yongeye kugaragara ari kumwe n'umugore we, ndetse umugore wari mu modoka, abantu benshi cyane nyine bahita babona ko byari ibintu biri aho ngaho. Niyo mpamvu rero abasitari bagomba gukenera kuvugwa. Niyo mpamvu kari akantu uwitwa Uwicyeza Pamela agakoze kugira ngo abantu benshi cyane baze kuba bagira bati, kugira ngo baze kuba bahita batangira no kwibasa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nuko nguko ibyamamare bigomba kubaho mw'abantu, kuko ushobora kutavuga wasohora indirimbo ugasanga nta n'abantu bayimenye ko iyo ndirimbo yasohotse, kubera ko indirimbo yawe ntago bakwibukaga, ntago baguheruka. Niba ujeje rero gashyira indirimbo hanze ishobora kutanarebwa biraho ngaho, nko mu minsi mike cyane rero mushobora kujya kubona ukabona indirimbo nshyashya tayari igiye hanze, kubera ko witwa The Ben arimo aragira ati arimo aravugwa. Mw'abantu mwe rero amakuru yo kuvuga ngo gutandukana mujye mutegura nyine mubanze namwe munanalize, mukore analize zanyu, muvuge muti ese ubundi byabimeze bite, ese byagenda bite, ese Uwicyeza Pamela koko afite umutima wo kuvuga ngo mfashe umwana w'umwaka sinzi niba uri mwana afite yaruzuza n'umwaka cyangwa umwe cyangwa ibiri, ni hagati aho ngaho kuvuga ngo aramutaye. Ni ibintu ibyo bintu nawe ubwawe ushobora gutekereza ukumva ntako ari byo, ntago ari byo rwose. Ibyo bintu ntabwo byabaye. Icyo gihe yahita avuga ati none ko mfata umwana wanjye noneho mujyane cyangwa mushyire muri famiye, ariko ntago ashobora kuba yafata icyemezo cyo kuvuga ngo njyewe ndageze ni nyine umugore wanjye gutyo nyine ati ngiye mfashe, wenda Uwicyeza Pamela akaba ati ngiye mfashe umwanzuro kuba navuga ngo The Ben namusize musiganye n'umwana. Icyo kintu ntabwo gishobora kuba cyabaho. Ni muri ubwo buryo rero bwo kugira ngo bakomeze bavugisha itangazamakuru, bavugisha abantu, bakomeze kugenda babibazaho byose ibyo ngibyo nyine tu. Ndakeka ko nanasoreza ahangaha, ariko ntabwo nasoza nabasabye ikintu kimwe gusa, no kujya munsi mugakanda kuri subscribe, ubundi like, ndetse n'igitekerezo cyanyu uko mubyumva. Rero murakoze cyane.